guys, I hope ko mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. Uko mubimenyereye rero ni umukobwa wanyu Kami mukunda cyane, ndetse nawe bakunda cyane. Nubwo aka kanya mutakiri ko mbona muri filme, ariko murabizi ko mbakunda cyane, namwe ndabizi ko mukunda cyane. Abantu dukumburanye rero, hobe ndaje ngo twiganirire, ariko nongeye kubaha ikaze kuri Place Vision Vibe. Yaba ari bwo kigera hari ubwa mbere, ndetse nawe dusanzwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, nawe ngo haye ikaze. Ndetse ndongera guha ikaze abakunzi bacu badukurikirana bari impande n'impande zitandukanye, yaba ari abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo, mu bihugu bitandukanye duhana imbibi nka Kenya, Burundi, Tanzania, Uganda, ndetse badahwema kutubwira ko badukunda cyane. Natwe turabakunda cyane, muri abantu b'agaciro cyane kuri twebwe. Kuba tubafite ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu by'agaciro, muri abantu b'ingenzi cyane kuri twebwe. Mpaye ikaze rero abakunzi bacu bose muri rusange, yaba ari abakunzi banjye Kami, abakunzi ba Alice na Cedric, abakunzi ba Dani na Gihozo, abakunzi ba Lucky ndetse na Alia, tutanibagiwe Shalom ndetse na papa Alice. Muri rusange mwese tubahaye ikaze. Rero ndongera kugushishikariza, niba ari bwo kigera kuri Place Vision Vibe cyangwa dusanzwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ariko ukaba utarakora subscribe, please subscribe, comment, share, like, kugira hatazajya hagira ikiganiro na kimwe cyacu kigucika, ujye ukibona mu bakunzi bacu ba mbere. Aka kanya rero ndagarutse ngo twiganirire kuri filme yacu, tuyikoraho ubusesenguzi, tuganira ku tuntu n'utundi, tureba ibice byatambutse, ukuntu filme yacu yari imeze. Ariko ntarabyibagirwa, ndi kumwe n'umukobwa mukunda cyane. Guess what? Ndi kumwe n'umukunzi wanyu ariwe Alice. Mu kanya ndamubaha nawe agira icyo ababwira, ndetse namwe mumuhe ibitekerezo, muze muri comment mumubwire ikintu mwifuza kumubwira. Ariko ndagira ngo twiganire kuri filme yacu, turebe noneho ukuntu igice cy'uyu munsi cyari kimeze, twungurana ibitekerezo, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane kuri twebwe, inama zanyu ziratwubaka cyane. Aka kanya rero ndagira ngo noneho twese turebere hamwe filme yacu, ibitekerezo byanyu byinshi muri comment, kuko turabikeneye cyane. Kuko duheruka papa wa Dani arimo aganiriza Dani, ambwira ati, amubaza cyane ku makuru ya Cedric, ukabona Dani ntashaka kumuha amakuru, ariko noneho amusigamo ikintu cyihurizo cyane, amubwira ati, ngewe rwose amakuru ndayafite ko uwitwa Cedric ari we wiciye mushiki we kugira ngo asigarane imitungo y'iwabo, cyangwa se ateze kampani y'imbere. Dani ubona ni ibintu bimuchallenginze aka kanya, noneho ntabwo tuzi ukuntu bigiye kugenda, kuko urabona ko yari wenyine. Alice aza kumureba, ariko ukabona bisa nkaho ibintu papa we yamubwiye ashobora kuba yabyumvise. Ubu noneho Alice nawe byamuyobeye, Dani aramwihindukanye, amubwira ati, gute Cedric yifata akica Kami, yamuhoye iki? Alice ati, uvuze ngo iki? Ati, so ushyize mu bwenge bwawe urumva ibyo bintu bishoboka, ku buryo umuntu ashobora gufata umuvandimwe we akamwica? Ni nkaho n'ubundi ni nkuko byavugwa ngo wamfasha uranyica, wowe urumva ibyo bintu bishoboka? Ariko Dani ntashaka kubyumva. Mbese yamyumvire Shalom yashyize muri papa wabo, nawe yayishyize muri Dani. Dani yahindutse. Guys, please muze muri comment mugire inama Alice noneho ikintu agiye gukora, kuko ibintu byabaye too much, birarenze. Alice byamuyobeye, arimo arabwira Dani ati, Dani ko wahindutse byagenze bite? Dani nta kintu na kimwe ashaka kumva, arimo aravuga ati, ahubwo ndabizi ko nta kuntu Cedric yakora ikintu ngo bure kukimenya. Alice ati, ariko no, njye nta kintu mbiziho. Ariko Alice agerageje kumbwira ati, rwose ibyo bintu bishyizemo ntago ari byo. Dani ati, ariko ubundi ndizera ibyande ndeka ibyande. Ati, njye noneho ibintu papa yambwiye se ushatse kuvuga ko yambeshye? Alice ati, ngo iki? Ati, ariko Dani, ati, ahubwo uzi ko mvuye hano Cedric yarampamagaye ngo njye kumureba, agiye kumbwira ko ngo Gihozo yasanze papa ari kumwe na Shalom
papa bibonye ko yababonye aramufata aramuniga muha agasopo ngo ntazagire umuntu abibwira. Wowe urumva ibyo bintu bitarimo ikintu? Aturashaka ko badutera natwe tukitera. Waretse tukareba ibintu kubizi neza kutaramera neza, tukabanza tukabikurikirana tukamenya aho bishyira. Ko ngiye mbona birimo ibintu by'amacengo ukuntu. Dana ati okay, reka ngerageze gutuza, ariko ndabizi neza nindamuka nsanze wowe na Cedric mubirimo muzaba mumbabaje guys, ariko byibura umuntu ushimishijwe no kubona ko Dana agerageje noneho gucururuka, agiye gusa nkaho noneho ibintu yabwiwe bitari byo, cyangwa se unamugira inama umubwira ikintu yakora kugira ngo byibura abashe kumenya ukuri. Nkomeza kugushimira rero wabanye natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko niba utarakora subscribe, please subscribe, comment, share, like kugira ngo nawe akagira ikiganiro cyacu na kimwe kigucika. Bye.